Hello guys, nishimiye kubasanga kuri umuyoboro wa YouTube channel iCity Rwanda. None tugiye kurebera hamwe uburyo wakora log out muri telefone wakoreshemo account yawe, ariko izo telefone zikaba zitakwegereye, wenda ushobora kuba waragiye ahantu hagiye hatandukanye, ukabona telefone ugakora login kuri Facebook, ukajya n'ahandi ugakora login, ukajya n'ahandi ugakora login, bityo ukagenda urakoresha telefone ugasanga account yawe iri muri telefone zirenze nk'eshanu cyangwa se 10, ariko kubera ko udafite ubushobozi bwo guhita ukora log out kubera ko izo telefone utari bwongere kuzibona, bikaba byarakubereye ikibazo. Uri uw'ingenzi rero kuba wageze hano kuko ikibazo cyawe kigiye gukemuka. Ugiye kubikora kuri telefone ufite, niba byari bisanzwe byarakunaniye ugiye kubikora kuri telefone ufite kano kanya, ukore log out kuri izo telefone zose kuko account yawe nimba uyifiteho access muri kano kanya, ukore log out kuri izo telefone zose zigiye zitandukanye, cyangwa se ukore imwe kuri imwe bitewe n'iyo ushaka wenda kigumamo, amahitamo yaba ari ayawe. Bikorwa bite? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ndagushishikariza nimba utari wakora subscribe, ukaba uri musha hano kuri iCity Rwanda, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona buri update yose dushizeho, buri video yose igiye yubaka, dore yuko hano tukugezaho video nziza kandi zigisha ibintu wari ukeneye. Wowe icyo ukora urafungura Facebook yawe account, ukore login nk'ibisanzwe. Uraba ufite screen imeze gutya, urabona hari home, hari friends, hari chat, hari notification, hari video na pages bigiye bitandukanye. Wowe icyo urakora uraza hano hejuru ya hano ubona akantu kameze nk'idarapo, uturongo dutatu, uhakande. Muri ako kantu uraba ufite screen imeze gutya, uhita ukanda hano kuri setting. Okay, nyuma ya setting urahita uza hano handitse password and security, naho urahakanda utegereza gatoya device tubone indi bagiye kutwereka nyine bitewe na network, ukabona biri kugenda gakeya. 4G nayo ndi kubona bitari gukunda neza, ariko turakomeza twihangane. Okay, ukora noneho byakunze, uri kubona hano hari guhindura password yawe, gusavinga your information. Ibyo ntabwo ari byo bidushishikaje. Idushishikaje ni ukureba telefone twagiye dukoreshamo account yacu ya Facebook. Urabona hano hari active mu ibara ry'icyatsi, ni Airtel Imagine, niyo turi gukoresha, niyo irimo login muri kano kanya, niyo mpamvu iri active now. Indi telefone irimo account yacu ni telefone ya Infinix Hot 5. Hot 5 rero niyo dushaka kuri movinga out. Niba ushaka kureba izindi telefone zose wagiye urakoresha cyangwa se imashini, biterwa n'aho wakoze login kuri account yawe, urakanda hano ndetse see more. Okay, nyuma kwakanda urahita bakwereka izindi device zose wagiye ukoresha, cyangwa se telefone cyangwa se imashini, biterwa n'aho wakoze login nyine. Murategereza gatoya babikwereka, ariko twebwe account yacu tuzi neza yuko iri muri iyi telefone ya Horizon Imagine n'ingi ya Airtel. Nyuma ushaka wenda kuyikura muri telefone imwe, atari kuvuga ati ni log out every phone cyangwa se buri mashini cyangwa se buri telefone iyo ari yo yose, ukanda hano hari utudomo dutatu hano gutya. Sorry, dusubiye inyuma gakeya, ariko ndagushishikariza nimba utari wakora subscribe, ukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera, ugakora like na share kugira ngo ukabisharinga ku nshuti yawe uzi yuko aka kantu kagoranye kubikora. Account ye akahora arakubwira ngo account ye iri muri telefone zigiye zitandukanye, bahora bamucatira, bimeze bite. Iyi video tuyikoze kubera ko hari inshuti yanjye yanyandikiye ati account yanjye nakoze login muri telefone zigiye zitandukanye, ibi bibazo bari gusubiza ubutumwa bwanjye kandi atari njye wabusubije, bikagenda biraba ibibazo. Rero nimba hari ikintu wamfasha. Iyi video nyikoze kubw'inshuti yangije icyo gitekerezo, ntunayishimira kuba kubw'igitekerezo cyiwe.
Okay, urabona noneho byafungutse. Niba ushaka gukora logout kuri buri telefone iyo ari yo imwe ku yindi cyangwa se imashini, ukanda hano utudomo dutatu, ugategereza bikarodinga gatoya, ugahita ukora logout. Ukoze logout waba ufashe account yawe ukayikura muri iyo telefone udafite ako kanya. Rero nawe dushaka kuyikuramo, reka dukore back kugira ngo mpereke akandi gakurikiyeho uburyo wayikuramo noneho muri telefone zose cyangwa se imashini izo arizo zose icyarimwe. Uhita ugaruka hano, urabona hano handitse logout for all. Ukoze hano handitse logout for all, ukora logout kuri buri device cyangwa se buri telefone yose wakozemo login, ariko ukaba utayifite muri ako kanya, ukabikora kuri telefone ufite muri ako kanya. Twebwe rero ntabwo dushaka kuyikura muri iriya telefone kuko aho iri ndabizi neza ko iri secure, anytime ndagenda ngayikoresha, ariko nimba uzi yuko bitari secure uhita ukora logout all, bihita bivamo ako kanya. Nimba ubona ko hari iyi video hari icyo igufashije, andika muri comment wandike thanks, naho si uko ubyumva nangwa uko wayumvishe. Nanone nimba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubasha